Shalom shalom, tubaye ikaze muri Bright Day. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, turi kumwe n'umutumirwa agiye kuduhereza amahame ashaka gutuma umunsi wiwe ugenda neza. Karibu Brice, nako pastor. Byose biremewe. Ujyanga ko mwita pastor. Oya, nshaka kubanza Brice, pastor ikaza nyuma. Kuko abantu bagomba kwanza bakamenya Brice. Okay. Nyuma bakamenya icyo nkora. Brice ninde? Brice rero ni umugabo. Nitwa Mugabo Brice. Bivuga ngo uko izina ribivuga ndi n'umugabo. Narashatse mfite n'abana batatu n'umufasha wanjye yitwa Kanyange Sara. Kanyange Sara turagusuje aho hose. None se Pastor Brice, ufite famille. Ihame rya mbere rijya rituma umunsi wa famille yawe ugenda neza niri? Aha, biroroshe cyane. Amahame iyo tuvuze amahame, hari igihe uvuga amahame ariko adakuka. Nge rero ngira amahame ashobora gukuka bitewe n'ibihe. No kuvuga ngo umunsi kugira ugende neza. Mfite uruhinja rw'amezi 2. Mbere yuko abana banjye bajya ku ishuri, umukuru afite imyaka 5, undi afite 3, undi afite amezi 2. Babanza bakanyura mu cyumba cyanjye. Noneho tugapfukama, tugasengana. Nkumva uko basenga. Nawe ndi uruhinja tuba turi kumwe we abaryamye ku buriri abandi tugapfukama ariko abareba. Ni umupfukamye mukora iki? Turasenga. Umutoya arasenga w'imyaka 3, umukuru agasenga uko avuga, uko angana, nanjye nkasenga. Urugero warumbajije nk'uyu munsi ukuntu byagenze. Umukuru yambajije ngo kuvuze ngo umwana w'intama ngo bisobanuye iki? Urumva? Ni ijambo ngewe nsenga nakoresheje ariko nshaka kuvuga ngo amaraso y'umwana w'intama. Ariko umukuru ntiyabisobanukirwa. Arambaza. Ndamusobanurira rero umwana w'intama ngo ni wa wundi. Urumva aho umunsi kuri ngewe ni ihame ryo kuvuga ati gutangirana na famille, dusenga, tugira iki, bimpa ishusho y'umunsi wose. Noneho nkabaturaho umugisha, Imana ibaho ubwenge igira iki niki. So numva ari ikintu bazakuriramo, so kuvuga ngo ni ihame ridakuka. Umwaka utabashobora gusanga atari uko tubikora. Wow, abadukurikiye atubwiye Mugabo uburyo umuryango we kugira ngo ube mwiza icyo akora, ngo ajya mu cyumba na famille yose bagapfukama bagasenga. Twamusaba muri umunsi ukurikiyeho akadufasha gusobanukirwa byimbitse basenga gute, babwirwa n'iki kamasegesho yakoze. Mugira umunsi mwiza wo mukurikiye muri Bright Day hose. Ineza y'Imana ibane namwe.